U Rwanda ni kimwe mu bihugu byo ku isi bibonekamo abakobwa beza cyane. Niba warakunze gutembera u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ukagera mu ntara, mu turere ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'u Rwanda, wagiye ubona abakobwa beza cyane. Gusa muri ino video tugiye kurebera hamwe top 10 y'uturere dufite abakobwa beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Aho tuza guhera ku mwanya wa 10, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga akarere gafite abakobwa benshi kandi beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Wowe nta kindi usabwa uretse gukorana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza utwo turere utwo ari two. Tudatinze reka dore ku mwanya wa 10 aho tuhasanga akarere ka Nyagatare. Aka ni akarere kaboneka mu ntara y'Iburasirazuba. Kakaba ari akarere gafite abakobwa benshi kandi beza cyane, bitonda, bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Bikaba byatumye kano karere ka Nyagatare kaboneka mu ntara y'Iburasirazuba kagaragara kuri umwanya wa 10. Twavuga ibice bimwe na bimwe byo mu karere ka Nyagatare bibonekamo abakobwa beza nko mu mujyi wa Nyagatare, muri Tabagwe, Karangazi ndetse no muri Rwempasha. Tuno duce ni utubonekamo abakobwa beza cyane ugereranyije n'utundi duce two mu karere ka Nyagatare. Bikaba byatumye kano karere ka Nyagatare kagaragara kuri umwanya wa 10. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga akarere ka Karongi kaboneka mu ntara y'Iburengerazuba. Kano karere ka Karongi nako kabonekamo abakobwa benshi kandi beza cyane bambara neza. Aka karere ka Karongi nako gafite ibice bitandukanye bibonekamo abakobwa beza cyane, twavuga nko muri Bwishyura, Gashari, Rugabano ndetse na Rubengera. Tuno duce nitwo tubonekamo abakobwa beza cyane ugereranyije n'utundi duce two muri Karongi. Bikaba byatumye kano karere ka Karongi kaboneka mu ntara y'Iburengerazuba kagaragara kuri umwanya wa 9 mu turere dufite abakobwa beza cyane kurusha utundi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga akarere ka Rusizi kaboneka mu ntara y'Iburengerazuba. Kano karere nako kaba gafite abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda. Twavuga uduce tumwe na tumwe dutandukanye two mu karere ka Rusizi tubonekamo abakobwa benshi kandi beza, twavuga nko muri Kamembe, Gihundwe, Mururu ndetse no muri Nkanka. Tuno duce two mu karere ka Rusizi tukaba ariko tubonekamo abakobwa beza cyane ugereranyije n'utundi duce two mu karere ka Rusizi. Bikaba byatumye kano karere ka Rusizi kagaragara kuri umwanya wa 8. Niba nawe utuye mu karere ka Rusizi ndazi neza ko udashidikanya ko kano karere ka Rusizi katagaragara kuri umwanya wa 8 bitewe n'uko gafite abakobwa beza kandi bitonda. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga akarere ka Rwamagana gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Kano karere nako kaba kagaye kuri umwanya wa 7 bitewe n'uko gafite abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda. Niba warigeze gutura muri kano karere cyangwa se ukaba uhazi neza cyangwa ukaba warigeze kuhatemberera, wagiye ubona abakobwa beza kandi bitonda. Twavuga ibice bimwe na bimwe byo muri kano karere ka Rwamagana bibonekamo abakobwa beza ugereranyije n'ibindi nko muri Kigabiro, Fumbwe ndetse no muri Muhazi. Kano karere ka Rwamagana kakaba kagaye kuri umwanya wa 7. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga akarere ka Rubavu gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Kano karere nako kaba gafite abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda, bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Kakaba gafite ibice bitandukanye bibonekamo abakobwa beza ugereranyije n'ibindi bice byo mu karere ka Rubavu. Twavuga nko muri Gisenyi, tukavuga mu mujyi wa Rubavu, Nyamyumba ndetse no muri Kanama. Bino bice bikaba bibonekamo abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda ugereranyije n'ibindi bice byo mu karere ka Rubavu kaboneka mu ntara y'Iburengerazuba. Niba nawe urageze gutembera muri tuno turere, ndazi neza ko udashidikanya yuko dufite abakobwa beza cyane, bikaba byatumye tugaragara muri iyi top 10. Tugiye kujya mu turere 5 cyangwa se muri top 5 uturere twa mbere dufite abakobwa benshi kandi beza cyane kurusha utundi mu Rwanda. Gusa mbere yuko tuhagera nagira ngo nkwibutse, niba utarakora subscribe, like, share na comment, wabikora kuko ni ingenzi, wibuke gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha kuri uyu wacu wa YouTube. Dukomeje ku mwanya wa 5 turasanga akarere ka Musanze. Ni akarere kaboneka mu ntara y'Amajyaruguru. Kakaba gafite ibice bitandukanye bibonekamo abakobwa beza ugereranyije n'ibindi bice byo mu karere ka Musanze. Twavuga nko muri Muhoza, Cyuve, Kinigi ndetse no muri Busogo. Tuno duce n'utwo mu karere ka Musanze tubonekamo abakobwa beza ugereranyije n'utundi duce. Bikaba byatumye kano karere ka Musanze kagaragara kuri umwanya wa 5. Niba ukazi cyangwa se uhatuye, ndazi neza ko udashobora gushidikanya ko kagakwiye kugaragara kuri umwanya wa 5. Tubwiye muri comment umwanya ubona kagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko ukazi cyangwa se ukabona, waba uhatuye cyangwa se warigeze kuhatemberera cyangwa uhazi neza. Tubwire muri comment. Reka dukomeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga akarere ka Huye. Kaboneka mu ntara y'Amajyepfo. Aka ni akarere kabonekamo abakobwa benshi kandi beza cyane,
bitewe n'ibikorwa bitandukanye bihakorerwa, twavuga nka gare ya Huye kandi akaba kari na Kaminuza Nkuru y'u Rwanda University of Rwanda. Ibi bituma abakobwa baturuka mu duce dutandukanye two mu Rwanda bajya kuhatura kuko bahiga. Twavuga by'umwihariko ibice bitandukanye byo mu karere ka Huye bibonekamo abakobwa benshi kandi beza cyane ugereranyije n'ibindi bice byo muri Huye, twavuga nko muri Ngoma, muri Tumba, muri Mbazi, bikaba akarusho mu mujyi wa Huye rwagati. Aha hakaba haboneka abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda, bikaba byatumye kano karere ka Huye kagaragara kuri uyu mwanya wa kane. Birashoboka niba warakunze gutembera cyangwa se kukajyamo cyangwa ukaba uhatuye, nawe ushobora kwemera ko gakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa kane. Tubwire muri comment bitewe n'uko ukabona cyangwa se ukazi, bitewe n'utundi turere wagiye ubona muri iyi top 10. Ntatinze reka dukomeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga akarere ka Nyarugenge. Akarere ka Nyarugenge kaboneka mu mujyi wa Kigali, kakaba ari akarere gafite abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda, bambara imyenda igezweho kandi muri style nziza, bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda. Kano karere ka Nyarugenge gafite ibice bitandukanye bikunze kubonekamo abakobwa benshi kandi beza cyane ugereranyije n'ibindi bice byo muri Nyarugenge, twavuga nk'i Nyamirambo. Niba uhazi neza nawe urazi ko haba abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda. Twavuga nk'ikindi gice cyo muri Muhima nacyo kibonekamo abakobwa benshi kandi beza ugereranyije n'ibindi bice byo muri Nyarugenge ndetse no muri Gitega ndetse na Kimisagara. Tuno duce tune ni utw'ingenzi cyane dukunze kubonekamo bano bakobwa beza cyane kurusha abandi. Bikaba byatumye kano karere ka Nyarugenge kaboneka mu mujyi wa Kigali kaza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Niba ukazi neza cyangwa se warakunze kuhatemberera, ndazi neza ko nawe ushobora kubyemera ko kagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Birashoboka ko wagashyira ku mwanya wa mbere cyangwa se wa kabiri, gusa kagaragaye kuri umwanya wa gatatu bitewe n'uko hari utundi turere tugiye kurebera hamwe dufite abakobwa benshi kandi beza cyane kurusha utundi turere two mu Rwanda. Utu ni uturere tubiri dusigaye nitwo tuboneka abakobwa beza cyane ugereranyije n'abandi. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa kabiri, aho tuhasanga akarere ka Kicukiro nako kaboneka mu mujyi wa Kigali. Kano karere nako kaba gafite abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda, bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda, bigatuma bakomeza kuba beza cyane ugereranyije n'abandi. Kano karere ka Kicukiro kaboneka mu mujyi wa Kigali gafite uduce dutandukanye dukunze kubonekamo abakobwa beza cyane. By'umwihariko twavuga nko mu gace ka Kanombe. Aka ni agace kabonekamo abakobwa beza ugereranyije n'abandi. Kano karere kakaba gafite n'ibindi bice bitandukanye twavuga nko muri Gahanga, Kagarama ndetse no muri Nibonye. Utu duce nitwo tubonekamo abakobwa benshi kandi beza cyane ugereranyije n'utundi duce two mu karere ka Kicukiro. Bano bakobwa ni beza cyane. Aba ni bamwe abasore basoma barondereza kugira ngo badashira bakicwa n'inyota. Niba uhazi neza, ndazi neza nawe ko ushobora kwemera yuko kano karere ka Kicukiro kagaragaye kuri umwanya wa kabiri, bitewe n'uko abona abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga akarere ka Gasabo, kaboneka mu mujyi wa Kigali. Aka karere karazwi cyane bitewe n'ibikorwa byinshi bitandukanye bihabera. Aka karere ka Gasabo kaboneka mu mujyi wa Kigali kakaba gafite abakobwa beza cyane kandi benshi, bafite indangagaciro n'umuco nyarwanda, bitonda, baseka neza, bambara neza. Niba urakunze gutembera mu karere ka Gasabo, ndazi neza ko nawe utashidikanya ko kagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa mbere. Niba uhazi neza tubwire muri comment. Niba ubona kano karere ka Gasabo katagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere, tubwire impamvu kari kugaragaraho, kuko byanze bikunze kagomba kugaragara muri top 10 bitewe n'uko abo abakobwa benshi kandi beza cyane bitonda. Twavuga uduce dutandukanye two mu karere ka Gasabo kaboneka mu mujyi wa Kigali dufite abakobwa benshi kandi beza cyane, twavuga nko muri Remera. Niba uhazi urazi yuko abo abakobwa beza ugereranyije n'utundi duce two mu karere ka Gasabo. Twavuga nko muri Kimironko, naho harazwi cyane kandi hatuye abakobwa beza kandi benshi. Twavuga n'ikindi gice cyo muri Gisozi, nacyo ni igice cyo mu karere ka Gasabo kibonekamo abakobwa beza kandi benshi bitonda. Twavuga nko muri Kacyiru, naho haba abakobwa benshi kandi beza bitonda. Nimba wakunze gutembera muri kano karere ka Gasabo, ndazi neza yuko udashidikanya ko kagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere. Wowe twanyuma ino video, ndagushimiye cyane. Tubwire muri comment uburyo wabonye ino top 10. Niba hari akarere utuyemo muri tuno turere, tubwire umwanya kagakwiye kugaragaraho, cyangwa se niba ari akandi utuyemo kakaba katagaragaye muri top 10 kandi ubona kagakwiye kugaragaramo, tubwire muri comment. Wowe twanyuma ino video, ndagushimiye
nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Niba ari video wifuza tubwire muri comment. Wibuke gukora share kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kubona update ndetse na video nziza tunyuza kuri uyu muco wa YouTube. Naho ubutaha.